Ibi bintu nubwo mubona byakwiriye isi yose, ibi nta mana irimo, nta mukiza urimo, ni ibumba, ni imirimo y'intoki za muntu. Nta muntu n'umwe byabasha gukiza, icyo byagukorera gusa ni ugukoza isoni ndetse no kukurimbuza. Nyamuneka mubigendere kure, munashishikarize n'abandi kubigendera kure, kuko Imana y'ukuri ntayihuriye n'ibibumbano, ndetse n'umukiza Yeshua w'i Nazareti ntahuriye n'ibibumbano. Ni ushobora byose, umuremyi w'isi n'ijuru n'ibirimo byose, kandi ni umwuka, bivuze yuko nta wabasha kumukoraho. Ntabwo ari umurimo w'intoki za muntu. Abamugeraho bamugeraho mu kuri no mu mwuka binyuze mu isengesho. Ntabwo bakoresha ibibumbano. Ibi ngibi ni ubuyobe buturuka kuri Sekibi, Satani, umwanzi w'ibyiza, umwanzi w'ukuri uhora uyobya ab'isi bose gukora iby'Imana yanga. Muri ibyo Imana yanga hakaba harimo n'ibibumbano. Mubigendere kure nyamuneka, mutazagerwaho n'umujinya w'Uwiteka, ahubwo mwiringire Kristo Yeshua w'i Nazareti, umwambaze mu kuri no mu mwuka, kuko niwe nzira yonyine twahawe gukirizwamo.